Yesu nizere kumeze neza, nizere kumeze fresh, gahunda zawe ziba zikomeje zigenda neza, ababa bagiye gusenga nizere ko bagize ibihe byiza, ababa bafite ibirori bitandukanye mu bukwe n'ibindi bya anniversaire, nizere ko weekend yanyu iba yabagendekeye neza cyane. Magarutse rero kugira ngo ngende mbihera updates ziba zigenda zivugwa hirya no hino mu isi dutuye. Mu minsi ishize nibwo uwitwa Sabe yaje gusohora itangazo ry'uko arwaye rwose. Itangazo ryasohotse ku itariki 29 avuga ko aba yahagaritse imirimo ye arimo akora yajyanye no mu mirimo ya buri munsi cyangwa se n'umwuga we w'itangazamakuru, avuga ko agiye kubanza kwiyitaho hanyuma akazaba agaruka yarakize. Bamwe bakomeza kugenda babisa bati yarozwe, abandi bati buriya ni big energy yabushyizeho pressure n'iki, ariko ubu ngubu naje kureba mbona arimo arakora. Umugore witwa Tijana Kabendera niwe urimo gukora ku Isimbi TV, agenda ashyiraho ibiganiro bitandukanye. Si ibyo nje kuvuga, ahubwo nje ko abagiramo kuri space yabaye ejo bundi, nza gutungurwa n'ibyayivuyemo, ngira ngo nk'uko mwabyumvishe no mu majwi yatangiye iki kiganiro cyangwa se karaganiro gato ngiye kuba mbagezaho. Mwumvamo umugabo witwa Kejon avuga ukuntu Sabe ngo yari afite channel yitwa niba ari Rwanda Online, ngira ngo niko abivugamo. Yangaho ni channel yanyuzagaho ibintu bijyanye na porno, ikanyuzaho ngo ibintu bijyanye no kurwanya igihugu. Ndatungurwa cyane, ariko we yavuga ko ngo bana bipfuye nyuma yaho yagiye kuri RIB bakayimutanga, baza gupfa avuga ati wowe urashaka kumfungisha n'ibiki. Abantu bakomeza kugenda nyine batungurwa n'ibyagendaga biba. Niyo kavatse Sabe uyu nguyu yaba arwaye, ese koko Murongi Sabe afite ikihe kibazo? Ariko nanone benshi bakavuga bati wenda ibyo ni uguharabika, ariko nanone kuba wenda umuntu avuga ati Sabe n'abatanze mu biganiro ndabizi rwose, mbifitemo uburambe, mbifitemo inararibonye. Abantu batungurwa no kumva nyine Sabe ngo yari afite channel yarwanyaga igihugu mu gihe babonaga wenda ari umuntu ukora ibiganiro byiza cyane. Ibyo wenda byabaye mu minsi yashize, ariko impamvu wenda mbigaruye nuko bibabaje niba wa mugani umuntu ashobora kuba wenda yagirana ikibazo n'abandi bakagera no bagarurana bijyanye n'imyaka yashize. Ibyo maze iminsi babwira ni nyamuneka twigumiye muri showbiz, dukomeze kugenda dukora imyidagaduro, tureke amatiku, tureke ibintu byo gushwana n'iki, kuko usanga nyine naho byerekeza. Ari nayo mpamvu ubona wenda umuntu atana ugasanga yavuze wenda n'ibintu navuga ngo ko bitari ngombwa, ugasanga wenda nk'iyo channel wenda sinzi niba yaragize sinari mari, ariko bivuga neza ko ari channel yanyuzagaho bigarasha, yanyuzagaho Inyarwanda irwanya igihugu, avuga igihugu nabi, akizaho na porno. Nawe afite amakuru yizewe bavuga ko ariyo mpamvu iyo channel yaje kuba wenda isibwa. Ariko se byaturutse kubwo Yago yakoraga ikiganiro, mwaragikurikiranye cyane, ikiganiro cy'amasaha 2 n'igice arenga, ubwo yagendaga avuga buri umwe avuga ukuntu Sabe ari umugome, yagiyemo yimukira, naho haje guturuka bya Titi Brown mwarabibonye ejo bundi yaje gusaba imbabazi. Niho rero navuga ngo byaje gusa naho bitangiriye, naho byagashinja Sabe ngo ubugome nyine yagiye amukorera mu bihe bitandukanye, aho yagendaga yishyura abantu ngo areke kumuha ibiganiro. Navuga nka DJ Brian ndetse na Titi Brown yaguye nasuye ngo muri gereza, ariho hantu yaje guhera amwita indashima, ahubwo nyine yamusuye muri gereza amukoresha ikiganiro, banavayo rwose ngo amubwiye ko rwose amuremye agatima, abwira ati ngisohoka nta wundi muntu nzaha ikiganiro. Uwitwa rero Titi Brown agisohoka, uwitwa Sabe ngo yaje kumwishyura, amwishyura amafaranga kugira ngo nazongere kugira abandi banaha ibiganiro. Niba mubyibuka neza, ubwo Titi Brown yari agifungurwa yagiye gukora ikiganiro kwa Sabe, yambaye ikote ngira ngo ry'umutuku nibuka neza. Kuva icyo gihe rero ngo ntabwo yongeye kuvugisha Yago yongera kandi kugaruka avuga witwa Brian, nawe ngo bapanze content. Uretse ko Brian yakoraga ibiganiro kwa Yago,
abakodeti yo kwambara ikanzu n'iki na make up n'indi, niho yagaye avuga ati bano bantu baba ari n'abanebwe niba banatekereza. Niyo mpamvu nyine ubona rimwe na rimwe na script batanayihindura uko nibatekereza. Ati niba wenda umuntu ashobora kumara imyaka ingana gutya yicaza abantu gusa atarahindura, nibuka nyine ko adatekereza. Ariko wenda si ibyo nari ngarutseho, ahubwo impamvu wenda mba nshyizemo n'aya majwi kugira ngo muyumve, ni ukugira ngo mwumve ko bino bintu upfa n'umuntu akantu gato babyita kuzura akabuze, agahita azura akabuze, nyine ngo niko nabivuga. Rero mbona ko wenda bisa naho bidakwiye cyangwa se atari byo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko se nkibaza nanone ngo uyu nguyu urwaye bakavuga ngo yararozwe, abandi bakavuga ngo ni pressure big energy. Ariko nyine ntekereza ko wenda Sabin si bwo bwa mbere avuzweho ibintu, si nabwo bwa nyuma. Ntekereza ko wenda hari kenshi yagiye avugwaho ibintu bigiye bitandukanye. Rero ntekereza ko wenda umunsi ku wundi cyangwa se wenda uko iminsi agenda iza ndagenda mbaha updates zitandukanye ku buryo muzagenda wenda munasobanukirwa no kumenya ngo ibintu biva hehe bigarukira he. Badatinya ko bati iby'iyi mihanda mw'abantu mwe bizarangira gute se, bizagenda gute? Niyo mpamvu nza hano kuri Wisdom TV Rwanda nkakubwira ni nyamuneka gerageza ujye uhorana internet, ujye uhorana data, nibwo uzajya umenya aho ibintu biba bigeze. Rero abakunda Sabin mukomeze kumusengera, ararwaye nk'uko yabitangaje, azagaruke yongera akomeze kubaha ibiganiro byiza. Abakunda Yago namwe mukomeze kumuha hafi kabisa, kubona ko asa naho ari mu bihe abakeneyemo, nubwo rwose bitoroshye. Ngayo nguko rero ibyo nababwira mu ncamake. Ariko se wowe wenda ubyumvishe, wari ubizi ko Sabin wenda iyo cyo nigeze kuyigira? Ese urabyemera? Ese urumva bamubeshyera? Urabyumva ute? Duhurira muri comment nawe ukatubwira uko ubyumva. Ubundi mu kanya ndaza kuba ngarutse n'undi mu yandi makuru ari buze kuba agezweho gucyo ubusaba rwose. Ariko nanone banze mbere yuko nsoza nshimira abantu bakoze subscribe, ni by'agaciro cyane. Mukomeze mwagura umuryango wa Wisdom TV Rwanda, mukomeze mwiyongere, mukomeze mube benshi. Nanjye rwose ndahari kugira ngo njye mbaha amakuru ku gihe agezweho, kugira ngo nibura wowe wakoze subscribe ujye umenya ko nibura utakoze y'ubusa. Ngomba kugenda nkwa updates zitandukanye, amakuru abagenda agezweho umunsi ku wundi niyo genda nkwa. Reka rero mwifurize kugira weekend nziza, mwifurize kugira ibihe byiza aho uherereye hose mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, wowe dukurikiye amanywa n'ijoro cyangwa se buri munsi. Reka rero dusubire mbifurize ibihe byiza cyane. Reka dusubire mu kanya n'ubundi mu zindi stories zibuze kuba zigezweho. Hasta la vista.